tikizo urarenze way tikizo waneje meri tikizo twareranwe bidasaba ubuhahirane ata tikizo ndabagirane tikizo way kuri ni imari urumva imeze ute Daje kabisa. Reka noneho nkwereka imari maze ubire ko ibintu byose bifite gahunda. Ese man, byose none rega ni business twatangiye ntabwo ari imikino du. Yes, kamenga tubore noneho. Kamenga tubore ngo bureba niyo mari ukuri imipuni meza ariko. Man, ni daje kabisa ni OG. Ni OG. Undi wakoranye nawe kandi. Ndi umusaza mu gakinirega ntabwo wamanye. Ndakubwiye nti mukanya ahubwo nahitanjya kuzana amafaranga vuba vuba. Meze nukuvuga ngo yego boss ushize mwana ndahiriye yego boss ke nanjye narabyemeye yego boss ariko amabwiriza ubona ntagiye gukurikizwa kandi akazi karatangiye sibyo turirede turabyishimiye turirede gukora akazi boss Jyambwe mu byumvishije twabyumvise boss turabyumvise boss tugomba kubutiga imisimari n'amabuye menshi cyane tugomba kurara tumutesha uko nijoro cyo tudashaka nana kimwe tuzeye dukora nukujya duterura ibibuye biremere tukarado kugira ngo y'amabati yego boss nana ducika tuzamwirukankana paka avance twarayiriye amafaranga twarayafashe nta kibazo tugomba gukora akazi kirakaje tugomba kugikora kandi tukagikora twito reka mbwikire cyane yego boss mubyeyi naducikira ku kabari yego boss nataha yego boss tuzamusanga muri kabumba atashye tumutega ingiga y'igiti yego boss urumva yego boss naducika urumva yego boss ubutaha tuzamutegera tuzamutwikira mu modoka ntabwo yaducika boss misiyo twebwe tugomba kujya kuri misiyo twamanje twategura ibibuye tugenda duturika hejuru y'amabati ufite makono urumva 15 ufite matusi ufite amaboko wagira ngo ni ibitiyo by'intuza by'abashinwa byo guhinga urumva yego boss ariko kumuhuragura tuzamusyamo ibiryo by'inkoko ni mumfashe kumufatirana vuba boss tuzakuzanira umutima cyangwa tuzakuzanira icyo mushaka cyose mushamaza ndimijyaha genza kigutame cyose icyo ushaka kuko umuntu wamaye akazi girambwiye ati nkorera umuti kubita imfubyi wewe tugomba kumura ariko ngiye ibintu yambwiye yamukoreye jewe mfite umujinya ukomeye cyane n'abakobwa bazanye hano muri salo kugira ngo tuganire murabona ibibazo dufite nuko bamwe mbibabwira nkumva mutabikozwa ubu ndumva igitahiwe hari uko muzajya muza nicyo regana n'ababyariye buriya mugire ngo hari ikindi kujya mumberaho nari muzajya muza kumfatira hariya ku murenge tumanukane hato gahinga zanyirenza ndakurahiye hato gahinga atazanyirenza muzajya mukora akazi kare ibintu byose mubirangize kare ninjya gutaha wowe mukuru wabo nguhamagara ubashyire ku murongo muzamuke bana bana icyo nababyariye ariko se papa kuko ibyo bintu uvuze biracyabaho uziko niburayi usibye no muri Afurika uziko niburayi nta muryango ukigenda mu modoka imwe cyangwa mu ndege imwe buri wese agenda iyo kugira ngo badapfira hamwe kuziko nyibukije umuhungu wanjye nibyo koko abana banyibupfiriye rimwe uvuze icyo kintu nibuka ikintu buriya igihe ya indege ya Ethiopia ikora impanuka uzi imiryango yatikiriyemo buriya iyo baza gutega indege zitandukanye ntabwo baba barapfuye ako si ubundi papa komeruka akazi kawe wigenga wagiye utaha kare koko wagiye utaha kare utazagira n'ibibazo uhura nabyo mu nzira ubu urabona ibyo bintu byo tuguherekeza twazabivamo wagiye utaha kare koko ariko se ko numva papa mwamuciye amazi gutaha atinze muzi ko ari twebwe bagiye guhahira atashye kare se twabaho dute rata papa ngereka nkubwire nuzajya uva ku murenge ku kazi ukagera hariya ku murenge ngewe kabaka ujye umpamagara nze tugendane mu modoka ikibazo uzagira uzagigire turi kumwe oya ntari bibana banjye mwebwe mwiyiteho musore wanjye nzajya nguhamagara rwose ndabona utari umunyabwoba
nka bakuru bawe na bashiki bawe, ariko ibyo mbabwira byo mubyumve, mubyiteho, kuko murebye nabi namwe ubwanyu bwahigwa rega, ntabwo ari njye gusa. Mugende mwiyitaho mwumva ko aho muri uriya mugabo atazabaca urwaho akaba ari mwatwara, ntabwo ari ukuvuga ngo ni njye gusa, namwe ubwanyu yawukuraho. Kwini reka nkubwire, uyu mugoroba washize naraye mpuye n'abantu n'abagizi ba nabi ari ku mupaka wo Nturukigoma. Umuntu yaje umuntu w'umugabo yambaye civil rwose, yari afite imbunda ahinyeretse, nta bundi buryo nabonye bwo kubikoramo. Ese nkora mu mufuka nayo rwose muha amafaranga 50 nari nsigaranye, urumva kugira nayo ndokora ubuzima. Ubwo iki uko byagenze rwose nanjye kwaburira ubuzima, ubwo byari kugenda biti business yo kuzakora. Wabura ubuzima ariko yanjye sinyahombe. Oya reka nkubwire, kubera ko nubwo waje ariko nanjye ubwanjye kuko nahombye ndabukubuza. Nose ubwo ihomba umuntu noneho business ari kugenda. Umuntu usamariye ikimana amafaranga nta yambere, wowe uri umuntu yuko ngenye amafaranga. None reka nkubwire tuza twumvikane none. Aho kuzi kunsatsa amana mva nkubwire ngiye kubura amafaranga baba we. Ntabwo bishoboka mana. Oya wenda bamfunga ariko ngiye simpombe. Ibyo bintu nubivuge baba we, nubivuge uza amafaranga nunayakuye. Ndabyumva rwose ni ibintu bigoye cyane. Ugombe wenyine urumva inyungu yanjye nyibone ndetse n'igishoro. Ugombe wenyine ibyo ntago bindeba. Tuza none nkwereka uburyo kuko nutemera guhomba urapfa byose bisigara. Reka twumvikane inyungu zanjye, reka we nemere nzigure sibyo, ariko business ikomeze sibyo. Ibyo byo ndabyemeye ariko nta kuntu waza umbwira ngiye ngo ndahomba mombe iki siwombe wenyine. Inyungu zawe zo muri no minsi rwose ndazihangana, mbabarira rwose, mbabarira ndabizi ndabizi kandi ndanakuba sibyo. Jya unyubana igihe cyose. Ufite ikibazo zamu yarangejejeho ikibazo afite, kandi amaze iminsi yitwara nabi muri uru rugo, akajya mu materemusi igikoma akakinywa, yasanga umwana aho ari kukinywa akaba arakimwambuye akaba arakinyweye. Ubwo rero ikibazo zamu afite ngo arashaka ngo kuzajya anywa ngo igikoma ngo kimwe n'abandi. Ubwo rero sinzi ukuntu wabimbwira, niba twamufatira umwanzuro akazajya anywa igikoma kimwe nk'abandi atagombye kuba n'izamu gusa, kuko ari kwitwara nabi muri no minsi yiha ibintu tutabimuhaye. Nuko papa ibintu mama ari kuvuga nibyo. Zamu nawe ni umuntu nk'abandi, mukwiye kujya mumuzana, niba tumwe icyayi nawe akakinywa. Babona agenda yakumwana ibikoma nawe inzara yamwishe, nuko nawe mujye mumureba nawe ni umuntu nk'abandi. Ukuntu aba yambaye biriya byenda byacitse anuka, nawe muzamuguye n'imyenda. Nuko ejo bundi yanambwiye ngo nta kintu ahembwa, ngo umaze igihe kinini utamuhemba. Byibura ujye umuha ibyo biryo n'ibyo byo kunywa aba ari byo atahira. Noneho ndumva umuzamu wanyu ari imyigaragambyo yakoze. None se imba atagaburirwa neza ntiyabivuga akagaburirwa, cyangwa imba nta byo kunywa bihagije abona ntiyabivuga akabihabwa, ariko atajya asokonuza ibyayi n'ibiki byose byasigaye mu gikoni. Imyigaragambyo se yakoze kugira ngo noneho ibyo bintu mubyumve, noneho mubingezaho, none icyo kibazo kizakemuka. Kibyo ni umva zamavuga agenda akora agenda umva ntabishikeneye muri urugo rwanjye. Nese zamuduteranirije urugo, ndababaza zamuduteranirije urugo ku buryo yaza agafata umwana wanjye umuto yankongo akamwambura igikoma akakinywa, ibyo asanze byo kurya agafata akarya. Ni umuhungu wanjye sari mu ndangamuntu yanjye. Zamu ikintu gituma akora ibintu bimeze gutya nkaho mwamuvuze ngo tumufatire ibyemezo, ahubwo ngo ni umuntu nk'abandi. Cyane ubwire zamaze aze twumva ibibazo, ariko ntukegere kiba kinuka ntigikaraba ntikikwanduza. Zamu rwose sinzi icyo mwambonye mu rugo. Uba wicara hasi aho ngaho hasi ndebera nka ibi ni iki ko muvuga ngo ndavuga navuga ngo gahinga ngo papa ngo wanyu ngo yanga ngo zamu nkibi reba imyenda yambaye. Nanjye ndumiwe noneho niko se zamu. Oya gure itonde witegereze, buriya unarebye neza wasanga yambaye n'imyenda yawe y'imbere, wasanga yambaye na ya myenda mwambara mu mabere, hari asigaje ikise buri. Ako boss nabujana uko gihe narindi koga, none umwana wampamaga muri kunshaka ko na myenda uzi ko ari yo mfite yonyine narindi kuyogana, none mpita ko nsohoka mpita nambara gutya
ninzi ko nyine ari imyenda ndi nambaye nkaba nzi ko ari ikanzu niyo mpamvu nyine akaza ubundi warasazeho mva ko nakuvugiraga none ntabwo nongera kukuvugira erega nujya no mu cyumba cya nyokobuje ugasanga amasutiye nayo uzajya uyambara ntabwo ndageramo sindarenga no muri salo noneho ikibazo cyawe ni iki none usubiza ikibazo ufite ni iki nje mu kanya bakambwira ni iki ikibazo nyine gihari nuko hano ntabwo njye sinywa igikoma kandi abandi muba mubahereza icyayi mu gitondo abandi bakarya capati ndetse n'imisambusa byose kandi ngiye singira ikintu mbona kandi inzara nanjye ikammereye nabi niko bivuga yuko kuba utanywa igikoma cyangwa icyayi mu gitondo wakora imyigaragambyo mu rugo rwanjye ntabwo ari imyigaragambyo bose ndakubaza zamu wowe uri mu ndangamuntu yanjye uri umuhungu wanjye mukuru wanjye uri murumuna wanjye ni iki dupfana ku buryo ejo bundi ngo waragishikuje uriya mwana igikoma ari hamwe mu gitondo n'imikati yari yarya ngo urayirya ngo uragenda ufata amateremusi yose ay'icyayi n'ay'ibikoma ngo uravanguranywa ni imyigaragambyo uri gukora mu rugo rwanjye ariko rwose ntabwo ari imyigaragambyo kandi leta iravuga ngo ufate umwana wese nk'uwawe niyo mpamvu nta nubwo ngiye mabuja yaraje asanga nari mfite amateremusi nari ngiye kuyoza ariko umuntu wakubwiye ngo yongereze amateremusi ninde n'umwanda wawe ninde mwebwe mukura sa ngo bamayeri ntabwo bayogeje sinzi ukuntu yagezemo nari namusanze uzongera n'umunsi n'umwe mubyumve imba ari ibikoma mujye mu muhamwe ujya hariya ku kazi kawe hariya uba wicaye bakuzanira ibikoma nkage pe ariko nzongera kumva hari amateremusi yanjye waje koza cyangwa amasahani cyangwa ukongera ukanyiriza ubusa umwana zamubwire nzakuvuna amaguru uzataha iwanyu ukambakamba ese rwose igikoma muzajya mumpa kizaba kirimo te na bya birungo by'abakire bajya bashyiramo teza mukasanga ngwiki kizajya kirimo te kirimo isukari nyinshi ndetse kinarimo na bya birungo abakire banywa nyine kugira ngo kiryohe na cya kintu n'undusha n'ikindi cyari kiryoshye ntabwo mvukana nawe ntacyo mfanana ku buryo wakora imyigaragambyo mu rugo rwanjye icyo ushaka bazakiguhe cyose ariko ntazongera kumva wakoze imyigaragambyo mu rugo rwanjye ufata ibintu byose bikoma reba nk'umwana ejo bundi wamwatse ibikoma ngo urabinywa n'amandazi n'imikati bye ufata ibyayi n'ibikoma urabivanguranywa ibyo byose ntazakuvuna amaguru ugasubira iwanyu ucumbagira ntabwo nabimwatse ntabuje nuko afite amateremusi n'undi umva none aha ndavuze ngo icyifuzo cyawe twacyumvise gisohoka kandi rwose tuzacyubahiriza utakongera kwigira ibintu nk'ibyo umuntu na twakwenda nawe mwanyemereye wagenda nyokobuje ahabyumvise arabigukorera